Dore uko wagura watch time kuri Fasta. Reka twihute tudatinze muri video yacu uko wagura watch time kuri Fasta. Twagiye uraza muri Google Chrome wandikemo Fasta witubibonamo. Ukimara kuyibonamo ni fastafasta.com. Murabizi ko twafunguye account cyangwa umuntu wa mbere ushaka creating kanda hano register ugakurikiza amabwiriza cyangwa ure video twabanje mu video twagiye tubanza urayibonaho. Tujye dukora icyo bita login. Nitumara gukora login nago turi butinde muri no video yacu mwihangane urebe uko wagura watch time kuri Fasta mu gihe ushaka kwigura watch time udahenzwe kandi kuri makeya. Urinjiramo urashyiramo username yawe ukore login. Ukimara kwinjiramo ureta uza hano hejuru ku turongo dutatu uhakande uzano handitse ngo new order. Nkoresha udufresh kugira ngo mujye mubasha gusobanukirwa. Ukanda hano handitse ngo new order tuhakande ahangaha new order tuhakande. Ubwo ni new order nyine ni order nshyashya ugiye kodaringa ugiye gusaba. Wituza hano handitse ngo select category. Yego ku muntu ukoresha telefone no kurisha machine mwese turagendana neza gatanuko kandi tuhakande. Duhita tuzanga turebe hano hitwa ngo ni YouTube watch time. Reka turebe gatoya. YouTube watch time full package monetization. Watch time monetization yego katuzirebemo. Okay, tuzahita tureba hano handitse ngo YouTube Real Organic Watch Time. Dore ngizi hano, ngizi YouTube Real Organic Watch Time. Tuzahita tuhakanda. Netumara kuhakanda tuzahita tuza hano handitse ngo Select Service. Yego dore ni ahangaha Select Service. Twihuta tudatinze tuhita tubona watch time ngizi. Dore ni izi ngizi witukirika ahangaha, ariko mbere yuko tuhaklika tebanze dusome haravuga ngo ni YouTube watch time 100% real and organic speed. Zigenda cyangwa zihuta igihumbi kuri 1500 ku amasaha igihumbi ku masaha 15 ku masaha 1500 per day. Noneho lifetime yego zifite lifetime guarantee. Start zitangira hagati y'amasaha, zitangira mu masaha 28 kugeza kuri 48. Noneho watch time igihumbi kigura 30,000. Okay, tuzata tuzangaha ahangaha hambere ushyiramo link ya channel. Murasanzwe mubizi ushyiramo link ya channel yawe. Ahandi hakabiri ahangaha ugashyiramo igiciro hitwa ngo ni quantity. Urashaka ibingana iki? Urashaka watch time zingahe? Okay, mbere na mbere ndamenya ngo ese watch time watanga guhera kuri zingahe. Ahangaha barambwira ngo minimum barambwira ngo ni 2,000. Ibwo izo natemeye kujya munsi mbese nya za nyuma batajya munsi ni 2,000. Izo natemere kurenza ni 100. Yego watch time 100. Okay, bivuze ngo ahangaha nemere gutanga guhera ku 2,000 kugeza ku 100 wenda natarengeje. Ubwo nago wowe waza ngo ushyiremo wenda ngo ndashaka 500 ngo bikunde. Oya nago byakunda. Ubwo reka ngure ngewe 4,000 ngenda nahangaha mite mbona ko amafaranga ndi bwishyure hano muri system ni 120 mite nzana nkore nemeza. Mbere yuko nkanda press order ngiyi ni hano. Ubwo namaze gucekinga ko ibintu amafaranga namaze no kweshyira muri Fasta byanarangiye. Reka nze hano hasi gato hari description ya ino watch time. Noneho reka manze zisome. Barambwira ngo we need channel view access for comparing order. Okay, dukeneye access kugira ngo tubashe kugushyiraho watch time zawe. Ni mu gihe ugiye kugura ugiye gutanga order yawe ugiye kwishyiramo, urajya muri YouTube Studio ugatanga manager
cyangwa ukandikira fasta kuri WhatsApp bakagufasha kuguhereza bakaguhereza email ukabereza access kuri nuza kuri channel yawe kugira ngo bagushyire watch time barimo barabibona, YouTube igende updating babibona. Ikindi hano kuri watch time mugomba kumenya neza nuko ugomba kuba ufiteho video hagati ya 6 n'10 zifite iminota 8. Reka ikintu nonge nyisobanurireho neza, nabisobanuriye muri video yatambutse cyane. Ugomba kuba ufiteho video 8, video 6 kuva kuri 6 kugeza ku 10 zifite iminota 8. Baravuga ngo hari umuntu wambajije ngo nagiye mbona comment z'abantu benshi bavuga ngo ese ko ngiye mfite video 30 kandi hari n'izirengeje iminota 8, hari zifite amasaha 2, hari zifite iminota 15 gutyo. Ubwo urumva ngiye hari ikibazo? Oya, ugomba kuba ufiteho video byibura izifite iminota 8 kuri izo video zawe zose. Mu gihe waba utazifiteho ugomba kubanza ukazishyiraho mbere yuko utanga order. Iyo umaze kuzishyiraho izo video uza hanga muri system ugatanga order, wamara gutanga order ugaza ugakora copy y'iri link, copy y'iri link iyi mail ngiyi hano ngiyi yanditse ngo social services 2024@gmail.com. Iyo email ukagenda ukahereza access kuri nuza kuri viewer access for comparing yego, uragenda nyine ukayiherezaho access. Nago ushaka ko video yacu itinda. Ikindi nanone video iyo umaze gushyiraho iyo watch time zuzura hagati kuzura bambajeho n'icyo kibazo abantu benshi bagiye babimbazaho, zuzura hagati y'iminsi 3 n'iminsi 6 watch time zamaze kuzura neza. Kandi ikindi kintu nimuzaba mujya kugura watch time mujya gushyiraho zira video z'iminota 8 mujye mucekinga neza ko izo video zemewe n'amategeko ya YouTube kugira ngo YouTube itazaba bimamonetize. Okay, nibyo ngibyo namaze kubona ko ngiye kwishyura amafaranga 120. Dore nahangaha ikintu mpita nkora hangaha noneho ugukanda press order narangiza nkemeza amafaranga akagenda muraze nanjye fasta igatangira kunshyiraho watch time. Hano mitanzano muri order nkazana aritse ngo all order nkahakanda nkahita nza nkabona order zanjye zose natanze nkahita nzibona ahangaha. Ubwo iyo order mitanyibona ahangaha nkatanyibona ako kanya. Okay, murakoze cyane. Nago nashaka ko video yacu iza gutinda. Ndabashimiye cyane. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha. Imana ikomeze ibamera umugisha, mukomeze mu following fasta ku mbuga nkoranyambaga zose ndetse na Mwesigiye TV show. Ndabashimiye cyane.